Congo bigeze mu rwego bica abantu ku manywa y'ihanga pani by'ijoro ku manywa. Congo uri mu modoka bakaguhagarika bakayigukuramo bakayitwara ureba. Cyo tuvuga ngo iyo wambutse Congo ukagaruka mu Rwanda ni ukwiruhutsa, uriruhutsa. Kandi ubuzima tubayemo cyangwa imigisha yaduhaye byangobye kuba twambutse imbibi tugerayo. Niho nkorera. N'ahantu bashobora kukwiyenza bashaka kukujya amafaranga, n'ahantu bashobora kuza bakakwicura ubusa, ntihagire kontrole, ntihagire abamenya ko wapfuye, naho banabimenya bikarangiriraho. Ubuzima bw'umuntu hariya ntacyo bivuze. Umuntu apfira ku muhanda, abaturage barigaragambya, bakureba bakumva batagushaka, avuga ngo umujura, mu giswahili baba ngo mwizi, bakaba bagushosetsemo ipine, nta kubaza ngo yari ibye ni ibye, bakaba baragutwitse. Ndamwegera ndamubwira ngo urandoze. Ndakuroze. Nanjye namubwira ati mbaza ko nsaze. Urasaze. Si bwo bwa mbere rwose, nubundi bisaze nari mbisanganywe, ndi Butare narasaze, nubundi byongeye biramfata. Ndamubwira mbaza ati jya kwivuza. Kutajya kwivuza ni wayasi nabyifuza rwose. Ibisazi bigomba kumbamo, ibisazi ngomba kugendana nabyo. ahari mucecuru ugashyiramo ati bebe nazo bebe. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Iba mu gitondo imbuto zineza byubiba n'ikigo rindira baze basaru tuza tu. Haleluya, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, biba bibizuba riva biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, amasarurani mirimo bishize, tuza tunda imiba tunezere. Haleluya, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tugende tubibira umwami, niba mubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa dushira agahinda nidutunda imiba, Ndagushimiye uwera wa Isiraheli aka kanya duhaye. Ndaguhamagaye ngo umanukire muri no teraniro, imbaraga zawe, amavuta yawe, kwera kwawe kugaragare hano. Reka ufungure imitima y'aba bantu babashe kumva ikirimo kuvugira muri no teraniro. Reka imbaraga
n'amavuta bibe muri mitima ya buri wese, kandi ijambo ryawe riza ari inkota ihinguranya igambiriye kugira ngo abantu bakumvire kandi bagukorere. Ndagushimiye ko wampamagaye kugira ngo nze kuri itorero rya Nyakabanda, nkaba nahageze. Wakoze Uwiteka, naje kubiba kandi nizeye ko ngomba gusarura. Reka n'abangaba ubwo baje, reka babibe kandi bazasarura. Turagushimiye kubana natwe, twamaganye imbaraga z'abazimu, dukubise imbaraga z'abadayimoni, ukora kw'imyuka mibi kose tugutesheje agaciro. Reka imbaraga zawe, reka abamarayika banukire muri rateraniro, kandi twumve imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere duhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Duhaguruke mu cyubahiro cyanyu, tugiye gusomana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya, bice byaho, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 19. N'amagambo akomeye Imana yampaye, n'amagambo y'ubuhanuzi. 19 haravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nimwemera bagabo mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga twebwe abagabo tukagoma inkota izaturya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gute? Bamama, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gute? Bakobwa, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gute? Nimwicarire, Imana ibahe umugisha. Samweli, ibice cyawo cya mbere, igice cyawo cya 15. Samweli wa mbere, ibice 15, umurongo waho wa mbere haravuga ngo nuko hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, nuko rero ube wumvira. Kadusubiremo. Hanyuma Samweli abwira Sawuli, hanyuma Samweli abwira Emanueli, hanyuma Samweli abwira Diakoni, hanyuma Samweli abwira mushumba, hanyuma Samweli abwira pasiteri, hanyuma Samweli abwira umukristo, hanyuma Samweli abwira umumama n'umugore uri hano Nyakabanda. Aramubwira ngo Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ubure umudiyakoni, ubure pasiteri, ubure umuririmbyi, ubure umuvugabutumwa, ubure umukristo wicaye hano Nyakabanda. Nuko rero ube wumvira. Amen. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndivanga n'ubuhamya gato kugira ngo tutabarambira, kuko wenda hari benshi batubonye bwa mbere. Iyaba ibi bintu narabihawe na Karangwa umbyara na mama nzamukwereka konsole nagacecetse. Iyaba ibyo mfite umugisha nabonye ntarawukuye kuri Kristo nagacecetse. Ariko kuko ibyo mfite uhereye ku isogisi, ku ipantaro, inkweto, ukazamura ukageza ku ikote ndetse no ku musatsi wanjye, ako mfite kose nagahawe na Kristo, nta zindi mbaraga zibyitambitsemo, munyemerere mbivuge. Haleluya. Iyaba umugisha mfite narawukuye muri Beka, nkawukura muri Popere cyangwa nkakura muri Equity, ntarakuwe ku Uwiteka, nari guceceka. Ariko munyemerere mbivuge kugira ngo abantu basebye Imana bakayikorera bajandajanda, bapacapaca, bashyiramo imibare, bashyiramo amasiyanse, bashyiramo tekinike na tekinoloji, bazana za dogitora. Mbabwire ko na dogitora nyayo, lisansi ya nyayo, nukubaha Uwiteka ukamwumvira mu byo gutegeka byose, ukagendana nawe.
by'icyo setu. Nushaka kuba ufite amashuri, nushaka kuba warize, birakureba. Utumvira Uwiteka ngo ugende uko gutegetse. Nushaka kuba uri mwiza kajana, nushaka kuba ufite ubutunzi kajana. Ibyo ntacyo bimaze utumvira Uwiteka. Nimwemera mukumvira, muzarya, muzanywa. Hari ibintu umuntu wumvira Imana akagenda uko imuyoboye, hari ibintu biba bitamureba. Uburusiya na Amerika nibishaka bikore bomba atomike. Twebwe ibyo ntago bigize gute, ntago bitureba. Kuko dufite ijambo rivuga ngo nimuca mu mazi ntago azabatembana, nimuca mu muriro ntago muzashya, n'ibirimi byawo ntacyo bizadutwara. Wabyumvise? Basa batarasa, barwane batarwana. Iyo umuntu yumviye Imana akaba arimo we n'Imana bari en contact, babana nawe, ukabana n'Uwiteka. Naho waba ukorera Congo, nkorera akazi kanjye nkakorera Congo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Congo bigeze mu rwego bica abantu ku manywa. Ku manywa y'ihanga pani by'ijoro, ku manywa. Congo ubu uri mu modoka bakaguhagarika bakayigukuramo bakayitwara ureba. Iyo wambutse Congo ukagaruka mu Rwanda ni ukwiruhutsa, uriruhutsa. Kandi ubuzima tubayemo cyangwa imigisha yaduhaye byangobye kuba twambutse imbibi tugerayo. Niho nkorera. N'ahantu bashobora kukwiyenza bashaka kukugira amafaranga, n'ahantu bashobora kuza bakakwicura ubusa, ntihagire kontrole, ntihagire abamenya ko wapfuye. Naho banabimenya bikarangiriraho. Ubuzima bw'umuntu hariya ntacyo bivuze. Umuntu apfira ku muhanda, abaturage barigaragambya, bakureba bakumva batagushaka, bavuga ngo umujura, mu giswahili baba ngo mwizi, bakaba bagushosetsemo ipine, nta kubaza ngo yaribye nibye, bakaba baragutwitse. Mayibobo zigafata inyama zawe zikazitya, bagutera amabuye bakakwica ugapfa. Shaka ngo iyo wumviye Imana ugenda uko ikuyoboye, wambuka grande barriere ukinjira muri Congo. Wabyumvishije? Kubera ko uyu muntu yumviye Imana akagenda uko imuyoboye, iyo atashizemo amasiyanse n'amatekinoloji, wambukana nayo ugafungura n'iduka nayo ukicara mu iduka. Ubwo intambara zizengurutse amafaranga akaba ari nayo, Imana mu mumana bwayo ikiyeranje ikavuga ngo umwana wanjye ntiyataha kenyege. Eliya byaramucanze ngo imwohereze igikona. Shaka kugira ngo ubone amafaranga ucuruze muri no minsi, nta nzira zihari, abaturage nta muvoma, kugira ngo ubone n'igiceri cy'atanu ni igikona. Imana ikakora ku gikona ati genda ujye mu iduka rya Emmanuel, kuramo akantu runaka umuhereze ku mafaranga kugira ngo abone itike imuzana Nyakabanda. Nimwemera mukumvira muzarya, muzanywa, muzarya ibyiza byo mu gihugu ntawe uguhagaze hejuru. Uzajya ibyica ntacyo bizagutwara, uzajya aho bica utaha amahoro. Bazaguhiga ntibazakubasha, ariko condition ni ukwemera ukumvira. Urumva? Ese urumvira? Iyo abantu bamaje gufatisha amafaranga, bamaje kugera mu rwego rwiza, bamaje guhaga, tangiye kubona ku ifaranga, nta bantu bagakoze ibyubahisha Imana, barimo gukora ibizira, bantu barimo gusambana ku manywa y'ihangu, divorce zirimo kuba buri segonda. Wareba ugasanga na wundi wavugaga Yesu nabarimo.
mu nkiko abarokore barimo kwaka ubutane kandi barasengaga. Bamwe ati yari yabivuze ko tubana, bandi bagahura n'abahanuzi b'ibiwani bakababwira ngo uwo mugore ufite si uwawe, bakagera ku mugore ngo uwo mugabo si uwawe ni uwande. Umugore mubyaranye abana 5 ni uwande. Oya, umugabo mufitanye abana 4 nimba atari uwawe ni uwande. Ni uwande ngo ntari mu bushake bw'Imana. Ntari mu bushake bw'Imana yari kubyaje abana 1 2 3 4 5 ni uwande. Chatbango naje nabaza ijambo ribabwira ngo nyamuna nitwemere twumve. Niba dushaka amahoro tugashaka gukorana n'Imana, niba dushaka ko amasezerano Imana yatubwiye asohora, yego nitwemere twumvire Imana ubundi duhekenye. Yego nitwemere twumvire, kwemera gusa, emera ibyo. Nta yandi mashuri, nta zindi lisanse ube warayicicishije. Nanjye nababwiye ko nageze mu wa 4 secondaire niga Butare kuri officiel ndasara. Yego shaka ngo ntago ari ngombwa ngo ugire doctora, hoya bisaba kugira ngo umetirize mu kintu bita kwemera ukumvira ibyo gusa ubundi ugahekenya. Kwemera gusa ukumvira, udashizemo ibintu by'imibare, udashizemo ibintu bya siyanse, udashizemo ibintu bya matematike, cosinus, sinus, tangente, ugenda ubikara gushaka amayigisi. Tekinike irahangaha ni ukwemera gusa, kwemerera Imana ukumvira. Ubushake bw'Imana bene data buragoye, burarura. Iyo Imana igira ngo igire ikiguha, ntago yapfa kukiguha gusa nta kizame kibayeho. Imana igomba kukugerageza. Imana yageze kuri uyu mugabo bita Sawuli akimara kujyaho amavuta, akimara gusukwaho amavuta, kimikwa akiba umwami. Yamubwira ngo umva, uhereye none aho uhawe misiyo, haguruka. Imana yibutse iby'Abameleki bakoreye Abisirayeli ubwo bavaga muri Egiputa. Imyaka igera muri 400 yari ishize. Imana igira wari inzigo, abantu bagasambana Imana ikabihorera bakagira ngo ntiyababonye. Kijambo ry'Imana ryarambwiye ngo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana. Imana ifite ubutunzi bwinshi bwo guha abantu bayo, ariko ikibabaje Imana ni ukuntu abantu barimo kumara guhembuka bari nyagupfa. Bamara guhembuka agatuza kamara kwikwega, yareba umugore we akabona arashaje, akabona yazanye iminkanyara ati uyu wapi. Yakora ku mafaranga yajya kurangurira mu mahanga akabona ko yacikanywe. Sawuli arabwirwa ngo umva, ube wumvira, haguruka genda rimbura Abameleki bose ubamareho, umwana, umugore, uruhinja, yewe icyo Umumeleki cyose muri make hariya n'imbeba n'inshishi gipfa kuba cyitwa icyo Umumeleki cyose cyagomba gupfa. Ngo agezeyo ararokora. Hari abantu baje gukizwa bagakizwa ntasambane, ariko akagira amagambo. Akagira iki? Ndimo gukora ubukwe, hari umuntu wanyegereye w'umumama arambwira ati ariko se wowe gapfa we urimo kwihabura kuri kara gacecuru buriya karashyuha.
kandi yararirimbaga. Yari iki? Yari umuririmbyi. Abantu bagakizwa bakaririmba ariko bakagira iki? Amagambo. Buriya arashyuha, nta nubwo nari nzinga nibiki, arashyuha. Ucyamunyereka nonaha namubwira ngo arashyuha. Namubwira ngo arashyuha. Nese murabona konje? Tereruya mwana. Murabona uriya muntu akonje? Uriya muntu ntashyushye. Hari abantu bakizwa ariko bakagira umunwa bakagira amagambo. Bagize ibyo barokora muri bo mu mitima yabo. Umuntu akagira amoko, umuntu akagira amacakubiri. Yarakijijwe, yarokoye, akarokora, akareba umuntu akamubona umwanzi we, baririmbana basengana. Birakwiriye ngo dukizwe tuba abana b'Imana. Birakwiriye ngo dukizwe ubone mwene so yaba ari igikara mukunde murasa, muri abana b'Imana. Naba ari muremure cyangwa akaba mugufi murasa, n'umwana w'Imana. Mwese muri bamwe turi abana b'Imana. Turi abana b'ikiyewe b'Imana. Uko yabasa kose nashaka bafite ukuguru kumwe murasa, n'umwana w'iki w'Imana. Nashaka batavuga, nashaka bayambara nabi, nashaka bayambara musazi we wambara superi, mugize gute? Murasa, muri abana b'ikiyewe. Nta muyuda nta mugereki. Iyo tugeze muri Kristo byose, ibintu byose bihita bivaho. Ibya kera bihita bishira. Iby'amatika, matiriganya, isereri, kwanga mwene so bihita bishira. Tukabiki ararokora. Ndagira ngo bene data, nimba ugira ngo Imana iguha umugisha n'ibyo yavuganye nawe ibikore. Ica ibyo warokoye biri muri wowe. Kuki abantu barokora? Karokora amatiku, karokora ubuhehezi. Yego ntusambana ariko usambanisha umunwa, usambanisha ururimi, wiri gusomana, wiri guserera. Matiku mu rugo, umujinya. Hari abantu bagiye barokora ibintu kandi baraje mu nzu y'Imana. Kimana irimo kugusabira kuvuga ngo emera wumvire. Ubanza hari ndimo kubangamira. Hari ukuntu abantu muri no minsi bakunda utuntu twiza, kandi ngiye ubabwira ibintu naciyemo byatumye ntinya Imana. Kuburyo ubu niyo ndahangaha mbasusumira. Imana ntikinishwa. Surebe ko yanyohereje muri misiyo kwaje nkamutwara. Ibyo ntacyo bibwiye. Imana indebera, irashaka kundebera mu murongo wo gukiranuka no gukizwa neza no kuyumvira mu byo intumye byose, nkirinda. Ni igiki waba ufite ngo Imana itakugeraho? Ntacyo. Imana ntigihagarikwa. Imana aho waba uri hose yahagusanga. Umugabo bita Yona yaramubwiye ati nyamuna ajya kuburira abantu. Aho yakagiye ahimubwiye, ikibabaje buriya wakanasuzugwa ijwi ry'Imana utabizi neza kariyo. Ariko vrema ubuzi kariyo ivuze, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Umwami w'abami, shefu, patro, Imana itagipfa, Imana itagisimburwa, Imana itagira ibyamanda, ikavugana nawe wowe, yakubwira ikintu warangiza ukarashya imigeri. Abantu bananatinyuka. Uziko ari na gitifu abikubwiye ugaca iruhande agushyira muri gereza. Ribu ni guhamagara banga kwitaba pandagari.
none iyo ifite umwuka wawe mu biganza byayo yakanda ahantu gusa ugahita uwuhera ugapfa bagacingura ivuge wange. iyo narangije aho yakagiye aho yari mutumye agitarushisha ateza abantu ibyabo. hari abantu tubana nabo banze kumvira Imana mu makorari muri za nyobozi baduteza ibyago kubera ko banze kumvira tukajya imigeri ku bwabo. ibintu byabo biragenda, imizigo bari bafite iragenda, ariko irangije iramubwira ati ntago wancika. bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. arangira bangoreka niyahure agwa mu mazi ifi biramushyikiriye. shaka ngo Imana ntaho wayicikira, yagushatse ntiyakubura, yagushatse ntiyagira gute, ntiyakubura. Bantu baranseka ati wowe gapfa we wowe koko. noneho abakobwa beza bakazajya banza imbere bakambwira ati ko we nutureba bakikatisha gute. hari icyo tubaye urajya kwiyahura ukavuna umuheto we, urajya kwiyahura mu biki? ndikubwira ngo yagushatse ntiyakubura. tekinike gusa nukwemera. ibyo Sawuli yakoze murabizi n'ibyamubayeho nyuma n'urupfu yapfuye. ndimo kugira ngo twivugire kuri iri jambo rivuga ngo nimwemera. uyu Sawuli shaka ngo abameze nka Sawuli barokoye bagasambana bari mu murimo, bakiba bari mu murimo, bagaheta bari mu murimo, baze gusoma urupfu Sawuli yapfuye. umuntu uri hano urimo gukora ibyaha ari inyuma y'umurongo wo kugirirwa neza n'Imana. nasomye ijambo rirambwira ngo isezerano ry'umukiranutsi ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. ibyo bintu hari icyo bitwaye we? harabura iki ngo ukiranuke? harabura iki ngo ukore iby'Imana gusaba? harabura iki? ni gute urimo gukora ibizira kandi winjira mu nzu y'Imana? nje rero gukumbuza abantu uyu munsi mbabwira nti nyamuna nimwemere mwumvire muhekenye, nimwanga kababayeho. amen amen. iyi Mana nababwiye ko yagushatse itagira gute. ntabwo nshaka kugira ngo ndambure ubuhamya, ahubwo ndimo kugira ngo mvunagure dukeya kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyo urimo kureba aha ngaha. Goreti muramuzi ngo yajyaga azana mu babyeyi, sibyo? Cyangwa ngo ubuhamya bwe murabufite, uko yasaga, uko yanganaga, ubuzima yarabayemo murabuzi, yego? kugira ngo rero iyi Mana izahuze ino mibare mbashe kubana nawe, niho hantu ngira ngo mvuge gatoya ubundi tumuhamagare kugira ngo azadufashe gusenga. mvuka ibyumba, mfite ababyeyi bombi, narize ngeze mu wa kabiri mbura minervare njya gukora akazi k'ububoyi i Kigali. aho nakoze akazi k'ububoyi i Kigali niho babasha kunjyana mu ishuri. turi ku ijambo rivuga ngo niwemera uku uzajya ibyiza. reka tureke ba Sawuli kuko impfu zabo zirazwi, yego? umuntu wese utumviye Imana umva indirimbo kunivuga, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibuka. aho abanga Imana ntibayisenge buri uwanga Imana arasambana, uwanga Imana ariba, uwanga Imana araheheta. ubwo se bazapfa bose be kwibuka. reka mvugane n'abantu gatoya bari mu murongo w'Imana. reka mvugane n'abantu bayoborwa n'umwuka
nubwo utari wabishikira, nubwo ibyo Imana avuganye nawe bitari byaza, ariko nimba muri wowe ugifite gahunda yo kuyumvira ukubahiriza misiyo zose iguhaye, imbere gato, imbere apana biriya cyakira visa ya Canada, cyakira ndimo kubona uzamuka, ndimo kubona arazamuka ajya he kandi Bibiri irimo kutubwira cyangwa indirimbo itubwira ngo abanga Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo umunyabyaha ahunga ntawe ugize gute, cyakira uracece. Ibi bintu ibya Yesu ni ku murongo, hari ahantu bica, hari linye, hari umurongo bicamo, nta butayu nta Kanani, nta butayu nta Kanani. Urimo gushaka kujya Canada, Canada ni mu ijuru. Hari abari Canada barimo kurira, hari abari mu Bubiligi muzajye mubaza barimo kurira, badafite amahoro, akabona amafaranga kakabura amahoro. Ariko ndimo kugira ngo mbabwire ngo iyo uri kumwe na Yesu ufite amahoro baramwumviye, naho waba mu nzu y'ibirere, iyo uri kumwe nawe, niyo ugenda, niyo uvuga, niyo utambuka, haba hakiri ibyiringiro ku igiti, niyo gitemwe cyongera kikagira gute, kigashibuka mu izina. Ako kazi k'ububoyi nakoze niko kanshubije mu ishuri, njya kwiga mu wa 3 segonderi, ndatsinda ku manota meza. Gahunda nari mfitanye n'Imana, mukuru wanjye yari afite umugore w'Umwarabu, ngewe nari navuze ni ugupingana, ngomba gushaka umuzungu, umwe ku Mwarabu undi ku muzungu. Ngeze mu wa 4 niga i Butare, igihembwe cya mbere cya kabiri mbona 0, icya gatatu ndasara. Nagiye kwiga muri groupe PCM mate physique na chimie, nagiye natsinze ku manota meza. Mu wa 3 nigaga Rusumo high school, mfite amanota meza cyane, ariko mu mibare nabonye 0. Nabonaga ngewe 0 ikurungiye 0, nta nakamwe nakoraga 0. Igihembwe cya 0 mu bintu byose, twigaga entrepreneurship, tukiga mate physique n'utundi bagenaga baduha twose, ngewe nabonaga 0, nta na kimwe nabashaga, kandi nari nagiye nitsindiye. Mu ntara y'Iburasirazuba nari ndu wa 3, 0. Tugeze mu gihembwe cya 3 mba ndasaze. Nararaga muri dorotwari mu gihe abandi bari mu ishuri, nagiraga ibyo mvugana nabyo ngendana nabyo, bikambwira abandi baba bagiye kuryama, cyo kigahita kimpagurutsa kikambwira ngo vuba tugende. Haguruka nambaye ubusa, nkakura supanete ku gitanda, nkamanuka nambaye ubusa, nkagenda nkajya kuryama muri dorotwari. Abantu bazi kuri groupe, dorotwari ziba hejuru, classe zikaba hasi. Ngiye nkaryama, amatara babaga bayajimije, bikamenya ko amatara bagiye kuyatsa, bikamagurutsa, nkagaruka muri dorotwari, naba nyirambika umusaya, bakaba bavugisha inzogera n'amatara akabaratse, nkasa nk'ubyukanye n'abandi, ntararanye n'abandi. Byajyaga bincisha kuri portail, habaga harindaga bitare code defense, nkabacaho bankanuriye gutya, ntihagire numbaza ngo ugiye. Nkaca ku bantu batandeba, nkabona barimo kundeba, ariko nkabacaho ntihagire nuvuga. Naragendaga nkaba mu ishyamba Rubertum, nkigera muri Rubertum indani, visage yanjye najyaga kubona, nkabona inzu ziriyubatse. Sinzi abantu mwarebye mujye muri ibintu by'amafilime byo mu montage, kubona hano hiyubatse inzu, umuhanda yisuza byose. Njyewe nabaga ngezeyo, inzu zikiyubaka, abantu bagahita baza, inka zikaba ziri aho ngaho, nkahita mbona abantu bambaye ubusa buri.
bafite ibintu by'ibishara, barangiza bakavuga ngo ino mwana wacu Iyiziri. Nkagenda inyama naryaga za nyama babaga bashize, urabona kuntu bajyaga bafata inyama bakazicomeka hejuru mu nzanzu z'ibyatsi, nizo bangaburiraga. Namara icyumweru cyangwa bibiri bikambwira ngo mwana wacu ngavo dusubire mu ishuri. Nkahita mbona bya bindi narindimo, nkabona ishyamba ryongera ikabishyamba, bya bindi byose bikagenda bibura. Nkajya kwira turuva aho narindi nicaye, nkajya kureba nkasanga amaguru yanjye yabyimbye. Naragendaga nkicara hamwe cyangwa ubundi nkagaruka mu ishyamba ndeba gutyo mpagaze. Ntabyo njyewe nahitaga nibonera ibyo twibera muri ibyo gusa. Naracanganyikiwe ndasara ku rwego rw'indengakamere. Ntaha iyo nabaga ngize akenge najyaga njya gusengera mu madini atandukanye, bakavuga ngo bagiye kunsengera hahandi hazafaye faya pokeya hose, n'ahandi badunda abantu hasi. Njyewe ntabwo byamfataga. Yankozagaho ikiganza akabakuyeho, yafayiringa abandi yabakubita hasi, bakwikubita hasi nkavuga nta hantu hari Imana. Njyewe namugeraho kugira ngo amfayiringa nkubite hasi bikanga. Reka tuve muri ibyo. Naje kumenya amakuru y'umudamu wasengeye iwacu Igisenyi. Ubwo ndatarutse kuri nageze Igisenyi, simbe babwiye ukuntu byanjyanye Bugande, nkava Bugande ari byo binzengurutsa, ukuntu byansajije ngiye kurenga umupaka aciye aho bita mu Karundo, simbe babwiye. Natanzwe kuzimu kubwo umuntu wishakiraga amafaranga kandi aranayabona rwose. Uko ndushaho gusara arushaho gukira. Nasara cyane agakira, nasara cyane agakira, nasara cyane agakira. Ndagira ngo mbabwire bene data, utaranigwa garamye agira ngo ijuru nimushaka mwumvire, kuko iyo umuntu yumviye akaba mu nzu y'Imana hari byinshi Imana imukingira. Ndagira ngo nihute. Naje kumenya amakuru yuko hari umumama bita Mukabutera Goreti wasengeye Igisenyi, kuko hari igihe najyaga ngiraga agahenge nkajya mu rusengero, byajagura nkavamo nkigira muzange, abacuruza bagacuruza bunguka bakunguka. Nza kumenya ko ari umumama bita Goreti, mpabwa communication nawe aza kunsengera, akindambikaho ibiganza, amapura yose y'ibiri kuri ngewe arambwira ati bimeze gutyo na gutya. Nibuka ahantu hamwe nigeze kujya gusengera kuri bano bafayiringa na bapokeya, bakora ku bantu gutya bakikubita hasi, bintu bikabavugiramo, biturutse kwa nyogokuru, biturutse kwa masenge. Nanjye ndavuga nubwo ngeze aha ngaha ndamenya aho biva. Ngewe nkozeho gutya biranga, aranzunguza biranga, abankubise kashitu nikubita hasi. Ngeze hasi ancanira urushi rwiza arakubita byanga kuvuga. Arangije amfata mu kiganza arampagurutsa arambwira ngo sohoka genda uzisengere. Arambwira ngo sohoka uzisengere. Nge ndangiza amaterane atarangere ko nari imigeri. Aba bantu kwa faya hariya baradiyuha kwa bafaya. Rero uwo mumama niwe watanze pura y'ibyanjye, arambwira ngo bimeze gutya. Imana integetse kugusengera mpaka ukize. Amakondisiyo arambwira ngo uzajye witwara utya, ugende gutya. Birangira mbuza homba muri Gisenyi, njya kwibera mu ishyamba bita Nengo. Nimuzi Gisenyi nzahabereka, nahamaze imyaka 2. Uwo mumama yafi i Kigali, tukaba twakominikanya akagenda kansengera. Nzabaho ubuhamya bw'ukuntu namaze aho hantu imyaka 2 mu ishyamba. Muri iryo shyamba nkimara gukira neza niho nahawe misiyo.
ngiye kubona mbona iyerekwa mu gicuku cy'ijoro, njya kubona iyerekwa kuko gahunda nkiva handi nkimara gukizwa, Imana yarambwiye ngo suzigera ushaka, nzagushakira n'Uwiteka, nzagutoranyiriza, nzaguha umugeni. Imana irambwira ngo irinde. Ubu njyewe ndi umuntu utarigeze ntereta n'umukobwa n'umwe kuva navuka. Nta n'uwo twigeze dutemberana ngo tujye ku mazi wenda muha akabizo, oya. Nta n'uwo nigeze mbwira ati wenda switi sheri tuzabana wenda mubeshye, ati wenda nzakugeza ku kwezi. Hari abasore biharashaho bihara babeshya, akabwira umusati sheri nzakugeza ku kwezi, nzagutembereza marisi, ngo urakoze sheri, urakoze koko se. Mitoma yo kubeshya beshya. Nako kukubeshya beshya ntawe nigeze mvugana nawe. Ubwo ntegereje ko Imana izagira gute, izanshakira. Turi ku ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzajye, ariko nimwanga mukaguma inkota kwa heri izabahuranya. Ngiye kubona mbona, urumva ko gahunda yari gushakirwa n'Imana. Iryo yerekwa ndibona rero, umuntu araza arambwira ngumva, dore abakobwa. Ngiye kubona mbona imbere yanjye hari abakobwa bagera muri 4. Rangiye arambwira ngo toranya uzakubera umugore. Mbona ntacyo batwaye. Bya binene risetinzemo byo kuzashaka umuzungu, ntawe wabonetse muri abo ngabo. Ariko ndebye ndavuga nti ntacyo afazare, nubwo nta muzungu ndeba, ariko ndeba urukobwa rwiza, rufite ibibuno, rufite amatayi, ndavuga nti iki njya gufata. Ngiye gufata wa mugabo wa wundi wanyerekaga abafashe ikiganza. Ndwana ngira ngo njye gufata wakamfata ikiganza. Ngiye kubona mbona bakobwa aho bari bose barabuze. Njya kubonaho ikiganza cyanjye cyari kigiye gufata, mbona hanini nari ngiye gufatira, mbona hapfukamye agacecuru gafite imvi, gafite n'iminkanyari, gasa nabi. Ubwo njyewe aho kugira ngo manuke mfate nkazamura, wa mugabo akamanura, nazamura wakamanura. Kubera ko yandushaga imbaraga, yaramanutse ku gatwe k'uwo mukecuru pfafu. Ubwo njyewe sinari nyireba imbere, nahise ndi arafata. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo dore uzakubera umugore n'uyu. Ubwo aho narindi mba ndashidutse, mva muri rya yerekwa. Abarokore rero murabizi, toka shitani mu izina rya Yesu. Umudayimoni uko uzashaka abacecuru ndamwanze mu izina rya Yesu. Myuka mibi pu karanda abazimu nyabingi pu dayimoni ndabanze mu izina rya Yesu. Dayimoni pu dayimoni mu izina, muzibye abarokore ko umutokesha. Ndatokesha. Uwo mumama wansengeraga namufataga nk'umubyeyi. Mbadamamagaye ni aro Mary, mbonye yerekwa kandi mbona nzashaka umukecuru. Nyamaganira umudayimoni wo kuzashaka umukecuru. Toka shitani mu izina rya Yesu. Umudayimoni kuzashaka abakecuru ndamamagaye mu izina rya Yesu. Ku mwana wanjye imyuka bibi ndayanze kuzashaka abakecuru mu izina rya Yesu. Turangije ate amen. Kumbishaho ako gakecuru ako nari mbonye kari kako, ariko nta makuru. Amakuru nayabonye mwiyerekwa rya kabiri, mbenya ko ako gakecuru nuwo nabwiraga gatokeshe, muri make ako gakecuru ariko kitokeshaga. Murimo guseka. Reka nihutishe, ariko ndimo kubabwira ngo nimwemera mukumvira muzajye. Kuko ibintu by'Imana biba bishaririye kugira ngo ubyumve, kugira ngo ubyemere. Ubu hano abantu bose mbese babishyira heza, shaka ibi yasaba, shaka ibi. Iyi Imana ije kuguha, iguha ibitandukanye n'ibyo wowe ushaka, ariko ikaguha iby'umumaro biruta ibyo wowe washakaga. Ubimenya hanyuma. Ubimenya ryari? Hari abantu banze kwinjira mu migisha yabo kubera gupinga iby'Imana ibabwiye. Yareba ibintu akabona bisa nabi, ntibimeze neza, akabona atari wo
atari ryo yerekwa rye, kumbi umugisha we arawuhambye. Hari abantu benshi bagiye bahamba imigisha yabo. Akazi kari kukugirira umumaro kakavamo akazi keza, warangiza ukagahamba. Ubu ukaba urimo kwagira uzize kutumvira. Ngiye kubona mbona bukeye bwaho, ngiye kubona mbona ngiye gukora ubukwe. Ndi kumwe n'umukobwa turi mu kigero kimwe. Noneho mbona nambaye karuvati, undi nawe yambaye agatimba, tugiye gusenga, tugiye gusezerana, cyari ubukwe rwose. Noneho nkazaya ngenda, navuye hariya nivugisha. Nkavuga nubwo atari wa mazungu, ariko sinaka gacecuru. Urumva ko nibyo nari mbonye sinari mbishimye. Nubwo atari wa muzungu, ariko sika gacecuru. Ni nko kuvuga ngo ibi bigize gute birarutanwa. Turaza nubwo atari wa muzungu, ariko sika gacecuru. Tugeze hano nka pastor arimo kudusanga, ngiye kubona mbona inyuma ya pastor ari nka mbona inyuma ya pastor hari umugabo ureba nabi, hari umugabo urakaye, hari umugabo ufite umujinya uri inyuma ya pastor. Ndebye ku ruhande mbona arahari, ndebye hano mbona arahari, sohoka nirukanka. Ngeze hanze mba mpuye n'uwo mubyeyi, uwo mumama bita Mukabutera Goreti. Abamfashe ikiganza arambwira ati bigenze gute? Ndamubwira ati nari ngiye gusezerana, ariko hari umugabo urimo kundeba nabi. Kubera ko uwo Goreti namwizeraga, yansengeraga, namufataga nka mama, ndavuga ni ntacyo Mary reka twinjirane buri arabikemura. Ninjirana nawe nubitse amaso, ngira amatsiko yo kureba wa mugabo uko ari buvugane na Mary wanjye. Yego ngiye kubura amaso ndeba wa mugabo, mbona arimo guseka, mbona arimo kureba neza, mbona arimo kumwenyura. Ngiye kubona mbona agize atya, numva ijwi rimbwira ngo dore uzakubera umugore n'uwo nguwo. Mpita mbivamo. Mbamenye neza uwo mumama, mbamenye neza uwo Goreti, musanze wenda muzi. Goreti ufite abana 5 badahuje base. Uwa mbere, umwana wa mbere ntahuje se n'uwa kabiri, uwa kabiri ntahuje se n'uwa gatatu, aba gatatu rero 3 bahera nabo ntibahuje se nabo ngabo 3, abagabo 3 ku mbyare 5, abagabo bangahe 3. Isura y'uwo Goreti yangana gacika, simumuzi, yangana gacika. Yari ifite igiheri kivuye nkaha kikagira, yari afite iminkanyari. Noneho igiteye ubwoba, papa w'umwana wa mbere yaciyeho, yarapfuye. Uwa kabiri yarapfuye. 3 bahera se wabo nawe yagize gute, yarapfuye. Ndareba ndavuga nisubu ngewe wa 4 ndi magabo ki, ndije yaki bitazapfa. Ndangije ndavuga ni Mana, wari warambwiye kuzanshakira, ariko ibyo unkoreye urankoze pe, simwemeye, ndamwanze. Nkora amasengesho y'iminsi 3, reka nihute, nkora amasengesho y'iminsi 3, nzamuka kuri wa musozi nakubwiraga. Ndasenga mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana, uyu nkiza mfata urubuye rungana nk'ibafure ndushyira ku musozi. Ndanje ndavuga ntuwiteka, nagende kuri ha magambo 3. Ijambo rivuga ngo nimusaba muzahabwa, kumanga muzakingurirwa. Nta mubyeyi, nta mwana usaba umubyeyi we ifi ngamuha iki, nta n'usaba umutsima ngamuha iki. Ndavuga ntuwiteka, nagusabye umugore mwiza, ariko ibyo umpaye ibuye. Iri buye ni Mukabutera, iri buye ni Mukabutera umpaye. Ndangije ndavuga nti ndagyanze mu izina rya Yesu. Mukabutera ndamwanze. Ubwo ntago nakimubaraga nkaho ari umuntu, numvaga mbese ari hano. Ndavuga nti ngiye kuguhirika mu izina rya Yesu. Ndamwanze mu izina rya Yesu. Uwiteka wampaye ibuye, nagusabye umutsima, none Uwiteka iri buye Mukabutera ndagyanze mu izina rya Yesu. Ndahirikarira amanuka, rigeze mu mpanga kwa kundi buye wumva ricecetse ryamanutse hasi. Numva ijwi rimbwira ngo wabyanga, wabyemera niwe.
hari ije riri hano ryumva ryakwiyaminiya uwo mukabutera kabisa rikamutwara. Uwo mukabutera umeze utyo w'abana 5 afite iminkanyari, afite ibiheri, nta sura, nta biro, nta n'amafaranga. Hari ibindi bana bavuga ngo uyu muntu afite amafaranga, nta n'amafaranga yari afite, nabo yari nyakwigendera. Noneho uragasore katigeze gakubagana. Twara mukabutera. Umuntu wiyaminiya nazamura ikiganza, muhereze uwo mukabutera mutware. Hoya hagira uwiyaminiya. Turiho kugendana, turi ku ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzagira ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izagira gute? None nimba twanze gutwara uwo mukabutera turimo kuvuga, ubwo twanze kumvira, ubwo dutegereje iki? Ndangije mbwira Imana, ndabibwira ngo Mana, ibi bintu nibishoboka guhamagarana n'uyu mumama, niyo mpamvu ituma mpora mbona amayerekwa kuri we, mbona amayerekwa kuri we, mita mupa contact nawe yo kutazongera kumuvugisha na rimwe. Nta bushobozi yari afite, nta mafaranga, ndavuga sinzongera kumuhamagara. Noneho byabisazi byanjye byasaga nk'ibyakize, yego. Noneho ubwo ndavuga ni bon, ntacyo sinzongera kumuhamagara. Namaze icyumweru ntavugana nawe. Ku munsi wa mbere utangira icyumweru kindi, nicaye ahantu niturije ntakivugana na mukabutera, yego. Ngiye kubona nari nicaye ku manywa, turi ku ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzagira ibyiza byo, ariko nimwanga irindi rivuga ngo yagushatse ntiyakubura. Nicaye ku manywa yihanga pani byo mu mayere kwa mu nzozi woya. Ngiye kubona mbona aho nari nicaye ku kantu kameze nk'akabaraza gutya, ngiye kubona mbona umuriro kwa kundi ushobora kwatsa essence, umuriro urazenguruka uranzenguruka, ntacaha umuriro ku manywa yihanga uranyakira, urantangira. Noneho njya kumva mu mutwe hatangiye kuzamo amasirikwi. Noneho ntangira kwivugisha, nsare muhamagare, nsare muhamagare, abariko nivugisha, nsare muhamagare. Ntari bucaha, shaka ngo Imana yakuboha, yagira gute? Yakuboha ibyo wivugisha n'umurengo. Imana yakuboha, ikakuboha, ikaguhambira, igaterura, igakubita ishaka. Nuko Imana atari nyagitugu, irakwihorera kugira ngo wibwirize ku giti cyawe, ariko yanabishatse by force yashyiraho dictature ntiwayicika. Nsare kuko kugenda ko nta kurimo, nsare muhamagare. Nkumva dutangiye kuzana nsare muhamagare, nsare muhamagare, pudeka muhamagare. Nimero ye nari nyizi 0784499892. Aro byaje. Yarabizi rero, we yarabizi, bari baziranye. Mu izina rya Yesu abadayimoni imyuka mibi ku mwana wanjye ndabyamaganye mu izina rya Yesu. Iyo birakize mba nkuyeho, numva mbaye neza. Wamurira uburazima, ngira ubwoba, kumbi password y'ibisazi byanjye ifitwe. Rishadara abakobwa babagomesha, murimo guseka mu biki? Murimo guseka. Mbangiza ikibazo, ndavuga nti rero uyu muntu niramutwara biragaragara ko ari we dogiteri wanjye ku bisazi byanjye. Ariko ndangije mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana, ntacyo, ndabyemeye nzamutwara, ariko nta mutima mfite wo kuzabana nawe. Nta rukundo. Yari mama, mufata nka mama, mukunda, muzamugirira neza, ningira amafaranga numva nzamufasha, mufata nk'umubyeyi wanjye, kuko yambaga hafi akansengera. Ubwo sinzi ko Imana yari yabimubwiye. Rero mbwira Imana, ndabwira ngo urukundo rwamukunda nk'umugore wanjye ntarwo mfite. Nuramuka ufashe urukundo ukarunterekamo rwo kumukunda, urukuye iwawe nkamwiyumvamo, nzamutwara. Icyo cyo numvaga ko kitashoboka, kuvuga ngo ukunze nyoko. Oya, ndavuga nicyo cyo ntigishoboka.
kabiri mbwira Imana ndabibwira ngo Mana uzi ko muri famiye y'iwacu ariko aba byazambye papa yitwaga byazambye kubera ko ibyo yakoraga byose byazambaga papa yaraguje mu rwego rw'indengakamere akazajya ajya kuzana imiti ku bapfumu yakoze akazi kakanga kandi yarazi gukora agashakisha bikanga akajya mu bapfumu ngo bamuhe imiti yo kwirukana inyatsi bikanga niwe wa mbere watangije amata muri byumba ayazana muri Kigali birangira ntacyo bimugejejeho abakozi yahaye akazi abari bo bikiza yashora umushinga wajya kugera ku rwego wamwungukira yarangiza akaza akatubwira ati pa byazandisha byahoraga bizamba bishaka ngo famiye y'iwacu byahoraga bizamba hari famiye zibaho ukabona ko kugirirwa neza ni kuzabaho neza kuzatunga amamodoka atari ibintu byabo gucuruza ngo bambuke ibihugu n'ibihugu atari ibintu byabo murabizi ko byemera abantu bakaba babayeho ariko ubona nta kiza mu muryango wabo nta kivamo byari byo kwa byazambye mbwira Imana ndabwira ngo urabizi Imana ko guhera iwacu muri famiye byazambaga buri gihe kandi urumva ko nanjye niza ari ngewe wenda ari kuzabazambura ngeze Butare nsaze bita bigira gute birazamba wabyumvishije rero ibyazambiye kwa so bikazambira kwa nyoko iyo bigeze kwa Yesu arabizambura arigiye bakwita umuteramwaka muri quartier iwanyu famiye iwanyu hari na famiye njye numva ngo bita ngo hariya ngo zira famiye ngo ni kubahenyi ngo ubwo nukubatera mwaka iryo jambo bajyaga barikoresha ngo ni kubahenyi ngo niyo bakoze ku ruyuzi ruruma ariko iyo bageze kuri Yesu arakumwakura uwo bitaga umuhenyi famiye y'abahenyi wagera kwa Yesu ikahindura amateka Imana ikakugira icyo utatekereza ko uzaba cyo bene wanyu batatekereza ko uzaba cyo so nyoko batatekereza ko uzaba inshuti n'abavandimwe n'abavuze ngo ntuzikamira nayimbwa wagera kwa Yesu hakaba icyo bita changement total Imana igahindura ibintu totalo ariko mwacishijwe kwa Yesu no Yesu ntaje nibijya bisa ibintu by'amasapoti no iyo Yesu yaje Lazaro arwara bamutumyeho hari n'imiti buriya Lazaro yari yanyweye Yesu aravuga ati ninza nkanamukiza ntibazabyemera bazashidikanya se ni Musenge cyangwa n'imiti yari yanyweye Yesu rero yabonye ibintu byajemo imiti hari andi masapoti ahari arabyihorera ngo yapfuye yanogotse amaze kane Yesu abaraje ati mumusohore yewe Lazaro ati karame fandi karame ati aracyahumeka se ati nyamuna ko yapfuye ko byari yaboze iyo Yesu yaje nibyaboze shadaba ngo kwa byazambiye aho byari byarazambiye aho batakwigurira ikote aho batakwigurira congo aho papa anywa itabi naho umuciye ukumva riramucaho riramunukaho barumuna bakuru banjye hari umukuru wanjye nawe unywa itabi hari undi nawe byacanze yirirwa ngo inzoga wabyumvishije mbese wabona ukabona ni igisekuruza cyo kwa babyazambye yego ariko Imana yabizambura ikavuga ngo kwa byazambye congo wabonye congo iyi congo nayiguze Dubai wabyumvishije mu iduka ricuruza amakote n'inkweto bita Kavana iri kote narikuye Dubai mu iduka ricuruza ibintu biturutse Turiki take kwa byazambye kwandi mbwira Imana nabigira ngo urukundo rwamukunda ntarwo nabona nurushaka wowe ubwawe ukarunzanira ukarunterekamo nkamwemera nkamukunda nzamutwara kabiri uzi ko turabo kwa babyazambye nubizambura
ukampa ubuzima, ukampa amafaranga, ukampa umugisha, ukampa ubushobozi, nkakora ku iseni, nkabona umugisha ugeze mu biganza byanjye, ndabyemeye, nzamutwara. Ibyo bibiri gusa. Nubizambura ukampa amafaranga atavuye ku wundi muntu, ukabizambura ukampa ubuzima, ikindi ukampa urukundo rwo kumukunda, nzamutwara. Byari bizami bikomeye mpaye Imana, numvaga itabasha gushyira mu bikorwa. Urukundo rwo gukunda nyoko akaba sheri wawe, ahari kuvuga mama mama, akajya sweetie ma ahari mukecuru ugashyiramo ati bebe baby nazo baby. Ni ibintu biri impossible, bidashoboka. Ndimo kubatindira, ngiye gusoza. Urantangaza Yesu we, urantangaza, urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantanga. Umuntu ugiheheta agisambana uba ari mu biki? Reka mbabwire, nimutisubiraho ndakomeza mbakirane. Mfite gahunda yo gukizwa, nkakizwa. Reka mbabwire, ndashaka gukizwa pe. Ubu ngiye gukorera Imana. Wabyumvishije? Ngiye gukorera Imana. Ngiye gukorera Imana naho ntambutse, bamenye ko Imana yari iri aho ngaho, itambutse aho ngaho. Ndashaka kugira ngo nkorere Imana mu muhanda, ngiye Nyabugogo mparike jipe, ni parike. Mbanimo hari waririmbye ngo gukizwa nabi bitera umwako, bitera imikasiro, bitera umuze mu mubiri. Gukizwa abantu bageze kwa Yesu bagakomeza bakabivangavanga, bazapfa nabi, bazapfa ntaki kubivangavanga uri kwa Yesu. Basi aheza mu ijuru tuzahurira mu ijuru. Nugira amahirwe yo kujyayo, warababariye ku isi, ngiye tuzahurira mu ijuru mpazi. Ndagira ngo mu gihe ngifite umwanya hano mu isi, mpekenye ibyo mu isi, nkorera Imana, mbihekenye, mbizige, njyaho nshaka, ntembera aho nshaka, ko numviye Imana. Nindangiza no mu ijuru njya kwicarira muri paradizo birangire. Ariko birababaje kuba wowe wanga gukizwa, birabaje kuba wowe wanga gukizwa, kandi Yesu akiguha amahirwe yo kugira ngo ubeho neza uri mu isi. Ariko ukizwe, kizwa ukize, kira ukizwe, gira amafaranga ukizwe, gira amamiliyoni ukizwe, bika kode z'amadolari ukishishwe, ambara igitenge cya superi n'igishaka cy'ibihumbi 100 cyangwa 200, ariko ugize gute? Ukishishwe. Kuko ibyo ngibyo tuvuga hari ababitunze ariko batagize gute? Badakijijwe. Ariko reka twambare tugire neza, tujye inkoko, ariko tugize gute? Dukijijwe. Rega Imana izi nkoko n'amafi ntabyo izajya, ntabyirya. Ni twebwe yavuze ati dore ni ibyanyu mwirire. Ariko kondisiyo kugira ngo ubirye neza nawe ubahagaje hejuru, nuvuga ngo niwemera ukumvira uzajya ibyiza harimo n'izo nkoko. Ariko basi niwanga nta kundi. Imana ikora igitangaza, yahereye ku mafaranga. Nabonye akazi k'ibihumbi 200 mpita nkapangamo umushinga. Ubundi by'Imana si ngombwa ngo bitangire ku bwinshi. Iyo bizavamo ikintu gikomeye, n'ubusa n'inyanya na karoti waze kubita ku mutwe zikunguka. Fata ibihumbi 200 njya gushaka inzu yo gucururizamo, nishyura amezi 2 ibihumbi 60 120 ibihumbi 80 nibyo naje kuranguza hano i Kigali. Imari natwaye
nayitwaye muri Sofia ya Senisi, mbisengera Imana ndabwira ngo Mana ibi bintu bizemera cyangwa ntibizemera, kuko hari tekinike nari gomba kubikoramo. Ndipotingira Imana, Imana irambwira ngo bizemera. Namaze amezi agera muri 2 nta n'umukiriya nari nabona, kuko ubundi numvaga azajya ncuruza mu y'abakiriya. Hari ukuntu umuntu azaga akubwira ati ibi birabyo urabifite, ndabiranguza rwose, warangiza ukamubwira ati mpereza amafaranga ejo nzabikuzanira. Ubwo bagombaga kumpa amafaranga mbere nkajya kubirangura, ejo akaba ari gomba ibyabo. Iyo ako gatekinike rero nera kavuganye n'Imana ariko bizajya bigenda. Umuntu araza ati iki kirabyo uragifite, ati ndagifite, ngakizane. Mbese urebye wampa amafaranga noneho ejo nkazakikuzanira, ngo mvuwe umutekamitwe. Urumva gurankinisha. Mara amezi 2 ari gutyo bambwira abakiriya. Haza umwe rimwe mbubwiye ako gatekinike, namubwiye ati wayampa ejo nkazabikuzanira, abarabyemeye. Ndagenda ndabigura, ndabizana, ndabimuha. Mbona undi gutyo bigira ukuntu sagura 300. 300 nabonye naracururizaga ku iseta mbi. Imana indangira iseta nziza ahiri. Yego uwo bita Mukabutera twakomeje tuvugana gutyo, arangije aramamagara arambwira ngo mva, mbonye aho ugomba gucururiza, aho ngaho ugomba kuhava, genda hagati ya Banque Populaire n'inzu bita Unity House, ushakemo umuryango, niho Imana ikujyanye. Bwakeye mu gitondo ngenda mu mazu, kandi hose nkabona harimo mu miryango harimo abantu. Nkavuga ninde wavuyemo hano? Tuvamo kandi turimo sha. Nkajya hanga nkabaza ati ninde wavuyemo hano? Tuvamo kandi turimo sha. Bakazama rumusazi. Imiryango yose Imana yambwiye hagati yayo akaba ari honge, bose barimo. Bukeye bwaho nsanga kumbi hari wari urimo, ariko amaje kwimukira hirya gatoya, ariko ibintu bye bikirimo. Ndangije mitanya kuyisaba. Iyo nzu yayihaga 150 ku kwezi. Njewe ngiye kuyaka bansaba amezi anahwanye n'ibihumbi 400, ibihumbi 150, ibihumbi 600. Wabyumvishije? Ibihumbi 600 ku mezi 4. None ngiye ndangije ndababwira nti rero ntago narinzi ko ari ayo mafaranga, ahubwo narinzi ko ari ibihumbi 100, kandi nari mfite amezi 3. Ngo nta kibazo, ngo tuzakongeza. Mba mbahaye ibihumbi 300, mba nicaye muri uwo muryango. Ya tekinike navuganye n'Imana biratangiye, iremeye, agafaranga karatangira karaza. Mba ngiye gushinga iduka Ingoma, akadorari kabara karatangiye karimenye. Rwa rukundo nabwiraga Imana, najyaga kwira turuvampamagaye ndimo kuvugana nyine nakwaje, ni arosheri baretse babudetse, dore icyo dupfa nicyo, rero icyo turimo gupfa nicyo. Arosheri ndagukunda rwose, sinzaguhemukira rwose, tuzabana rwose akaramata rwose, ndakwemera. Ntahita nibuka, yo Mukabutera we, Mukabutera Mana we. Ntahita ciduka ati ye baba we, mama niwe mbwiye no magambo. Ibaze nawe kakazajya gacamo nkamuhamagara mutereta. Nakwibuka, uzi ko ushobora gutereteshwa ku gatuza, kazajya ubwira umuntu amagambo meza usa nkaho atari urimo kubwira, ukibuka ko umaje kumubwira ayo magambo nyuma. Majije kugira amafaranga, agakundo gatangiye kugenda kicokamo, ariko ndangije mpita mbishyira muri za sinisi nizi na kosinisi. Ndavuga ariko umumama w'abana 5 wapfushije abagore, abagabo bangahe? 3. Sinzapfa ndi wa 4. Ijambo riravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Ndaje ndavuga nti rero kugira ngo nongere gusara, ndakomeza ngenda mujera. Ndamubwira ko mukunda, tuzabana. Yari afite mu myaka igera muri 38 batari 40, 39 hari. Abana hazagera muri 50, ndi muri 30, yari muri 60, ndi muri 40, agera 70, ndi muri 50, ntazarenza wa 80. Azaba agudutse. Sinzashaka, nawe nzajya mubwira ko ntazamuhemukira, agende yongeza imyaka, kandi yagaragara ko ashaje. Yari afite inzara, ibiheri, agasura kabi, ubona ameze ukuntu, ubona atashamaje. Ni tuzatugenda tubana no gutyo mujera. Nkirangiza gupanga ayo magambo,
ijwi ry'Imana riransanga nicaye mu iduka rirambwira ngo ibyo wavuze nabyumvishije. Irangije irambwira, Imana irambwira ngo uhereye none nta mugisha uzongera kubona, nta giciro uzongera gukoraho, nta mafaranga uzongera kubona, utari warongora Mukabutera ntacyo uzongera gutunga. Ndavuga ntubanza ari abadayimoni bangendereye. Namaze amezi 2 nta n'igiceri cya 5. Najyaga nicara mu iduka naba nkicaramo nkasinzira. Saa 10 twafungaga iduka saa 10 Ingoma. Nkumva abandi imiryango pa barimo gufunga nkaba ndashidutse. Nanjye nkaba ndafunze nataha. Byambayeho amezi 2. Nakwinjira mu iduka nyinjira, nakwicara nkahita nsinzira. Amezi 2 mbonye udufaranga tugiye gukubura, ndangije mbwira Imana, ndabwira nti Imana mba umutindi neza. Ndangije mbwira Imana, ndabwira nti rero Mana, ni imibare nayo nashizemo kandi nawe urabireba. Ninde nzabwira ko nkunda Mukabutera? Naba basaza se nzagenda mbabwira ati nyamuna kwaje? Ninde nzabwira iby'ubukwe bwanjye akabutaha? Shataho ngo hari igihe Imana ifata umutima w'umuntu ikawuhindura. Nabonaga ibintu bizambaho nkavuga ni ibintu ntibishoboka. Ndangije ndabwira Imana, ndabwira ngo Mana, Imana yarambwiye ko nzavugwa, abantu bakamvuga kandi bakandwanya, bikageza ku rwego nanjye ubwanjye nivuga. Ibaza kugira ngo abantu bagusebye, Imana ibibone bagusebye, nawe ugire ku rwego wisebya wowe ubwawe. Mbwira Imana, ndabwira ngo Mana, wambwiye ibizambaho, none uhereye none Mana nta perime mfite kandi nshaka imodoka. Ndayishaka mu kwezi kumwe, ukwezi kumwe perime nyikorera mu kwezi kumwe. Nubima ukampa iyo modoka nzabyemera, kuko iyo modoka izajya ifasha, kuko abarokore nzi ko bagira amagambo bazajya bavuga bagenda n'amaguru, ngiyeho ndimo kugenda nkate sambusa, bavuga hano nciyeho, bavuga nkubise honi nkase hano, bamvuga bagenda n'amaguru ariko ngiyeho ngenda n'iki n'imodoka. Ijwi riransanga rirambwira ngo ibyo nsabye ndabikoze. Nacuruje miliyoni zigera muri 7 mu kwezi kumwe. Njya kugura ka kavatiri nazanye hano nkagura miliyoni 5, ayasigaye njya kuyaranguza. Ndavuga ntikambayeho nta kundi. Perime narayikoreye, igihe nagiye kuje kugura imodoka nagiye kurotira kwa Kabuga. Basi yagushatse ntiyakubura. Nayisabye ibimenyetso bya bindi bajya bakoresha bahagurutse indege, ndayibisaba. Nyisaba ibimenyetso irabikora. Ikibazo cyari gihari rero, ndamuhingutsa kwande, ndabibwira nde. Ndangije ndamuhamagara, ndamubwira ati rero ubukwe bwacu burimo intambara kandi nawe urabizi urasenga, kugira ngo njye kubivuga ni ibintu bigoye. Nagiye gusengera ahantu Imana umuntu ajya mu buhanuzi arambwira ngo ngiye kubona urimo kwambuka ku kiraro cy'igiti kimwe kandi gikobotse. Arangije arambwira ngo umva kuri Imana imbwiye, irambwiye ngo hakurya y'icyo kiraro niho umugisha wawe uri, utari wambuka icyo kiraro nta mugisha uzabona. Mita mvumbura ko ari ubwo bukwe. Oya, umugore w'abana 5 nta sura, abagabo 3 barapfuye, ubwo tayari ugomba gupfura uwa 4. Icyo ntago ari ikiraro cy'igiti kimwe kandi gikobotse. Twihuse narabimubwiye, aragenda arasenga, azampa amakuru. Araza arambwira ati rero mugabo ndakubohoye kuko byageze igihe ngiyewe njya kumubwira ko mukunda, yanyirukaniye Kimisagara. Hari Imana yambwiye ngo genda umubwire ko mukunda kandi uzamutwara. Ndagenda ngeze iwe ndamubwira nihagaraho, ndagukunda kandi rwose nzagutwara. Tumvira hangaha wasaze wongeye urasara. Abansohoye mu nzu ye, mba ndasohotse. Ndavuga nti Imana, misiyo yanjye ndayishoje. Ndabimubwiye rwose aranze. Nagera higa nkavuga Mana ucyama, agakomeza kanyanga. Ucyama Mana, ucyama Mana. Simbimubwiye si unyanze. Nashakaga ikintu cyatuma we ku giti cye bimuvaho bitamvuyeho, kubera ko ngiyewe urumva kumwanga kwanjye bita bijagura. Ndavuga
ntibaza kugira ngo bijagure bimuvuyeho, ubwo ntabwo bizajagura. Byajagura ni ugize ute mana, ndabimubwiye arabyanze kandi rwose marasimba imubwiye se mana, ucyama agakomeza agafunga umutwe mana we akabyanga, ucyama mana. Ngeze mu rugo irambwira ngo tega usubire i Kigali umubwire ko umukunda kandi uzamutwara. Biba gutyo nagera higati mana, ndabimubwiye ngera byanze. Urumva rero ni nko korosoro wabyukaga, ndabimubwiye rwose arabyanze, ntabwo ikosa ari kuri ngiye mana, buriya rwose ikibazo niwe mana. Wamfashije mana, komeza umukira mu mutima mana, akomeza byange. Rero mbabwiye aho ngaho yaje arambwira ati ndakubohoye. Arangije arambwira tuhereye nonaha iby'Imana yambwiye mbonye ko yambeshye. Araturikararira, arangije arambwira tumva impamvu. Ibi bintu nubijyamo urabivamo. Mbonye amagambo, mbonye ibintu bikomeye bizakubaho. Umutima wuko nkubona ntago uzabasha kubisapotinga ngo ubyihanganire. Mbonye bakugurukana. Mbonye imvura kunyagira, mbonye imihiri, mbonye amabuye, mbonye bakugurukana abantu. Kubera ubu bukwe bakunyangisha. Rero ndakubohoye, singiye gusara ndi umukecuru. Arangije arambwira ati rero Imana yarambeshye, cyokoza uzanderera abantu. Cyatuvuga ngo nyuma twaraganiriye menya ko amakuru yari kurundukira hehe mu kivu. Cyatuvuga ngo iby'Imana yari yamubwiye, amasezerano Imana yari yamubwiye ibyizamukorera bigeze ku rwego abona ko Imana ibyo yavuze cyangwa ibyo igiye gukora bitashoboka. Arangije agambirira kuza kumpakanira, ariko nawe ntasubira i Kigali, ari witajya hehe mu Kivu. Noneho ararira, arimo kurira, ambwira tuzanderera abana. Noneho nibyo yambwiye, ambwira ati bazakuvuga, bazavuga amagambo menshi, bazavuga ko wasaze, bazavuga kuri ikigo. Nabyumva nkavuga nari uzi ko ari byo, nanjye ngatangira ngafunguka amaso, uzi ko ari byo, uzi ko ari byo. Noneho nanjye namureba nkabona ko Imana yaramubeshye. We mu gihe arimo kurira ngiye nkaseka, akarira nkaseka, akarira nkaseka. Noneho nanjye ngezaho nsanga iby'Imana yambwiye. Urumva imodoka irayimpaye, ibyo byose ubwo buhanya mbabwiye nibyo naciyemo. Ndavuga nti ubu ngiye nzongera kuvuga ko Imana yavuganye nanjye iti nanjye mitangira ikiniga ndarira, ndamusimbura, ndarira mu kurira kwanjye. Ndimo kurira mvuga nti kuko kwa mugani Imana iramubeshye. Noneho se ngiyewe impaye imodoka, impaye amafaranga, impaye ubuzima, ibyo nayisabye byose irabimpaye. Ubu siyo koko, ubu se ngewe ibintu ikoze ni ibiki? Noneho nanjye mba ndaturitse ndarira, ndize mu kurira kwanjye, ndarira ngiye kuva numva ikintu gikubise ku mutima ngo pi, mba ndacecetse, amarira yose ashiraho. Ndanje ndamubwira ntumva rero mba ndakomeye, ndamubwira ubakaza ikigiye kuba nzanga umuti, ngiye kugushaka, ngiye kukurongora, wikwiyahura, wikwigirira nabi. Iyo wavuganye nayo niyo, nanjye niyo navuganye nayo niyo, ngiye kugushaka ivumbi ritumuke, turagiye. Nyagira ikigisho kivuga ngo gukorera Imana bisaba kwiyemeza, wamara kwiyemeza ugafata umwanzuro bita simusiga. Iyo ugira ngo uheshe Imana agaciro, iheshe icyubahiro n'ibyo yavuze, ufata umwanzuro bita simusiga, ugahaguruka ugashanyaraza, ugakanura amaso, ugahangana n'abadayimoni. Ndamubwira ngo uhereye none ngiye guhangana n'abadayimoni, abazakumbuza tuzarwana, abazavuga ibyo bazavuga byose tuzahangana. Ndangije ndamubwira ngo uhereye none menya ko uri umurozi undoze, urandoze. Kuko aya magambo uzayabwirwa kandi mu bigaragara sinagushaka utandoze, ntibishoboka ko twabana utandoze, urandoze. Aya magambo bazakubwira kandi biragaragara ko nawe undoze, kugira ngo tubane. Icyambere ugomba kwemera ko wandoze. Kabiri, sinagushaka ntasaze, ndi umusazi. Uhereye none ndasaze. Kuko aya magambo bazayambwira kandi mu bigaragara ndasaze. Rero reka twemere ibyo tubaye byo, urandoze nanjye ndasaze. Niba kubwira ko wandoze ukabihakana ntibuzaba. Nibambwira ko nasaze nkajya guhangana ntibuzaba. Uhereye none hamise nsara nawe urandoze.
ndamwegera ndamubwira ngo urandoze. Akuroze. Nanjye ndamubwira ati mbaza ko nsaze. Urasaze. Si wo bwa mbere rwose, nubundi bisazi nari mbisanganywe, ndi Butare narasaze, nubundi byongeye biramfata. Ndamubwira mbaza ati jya kwivuza. Kutajya kwivuza. Niho yasi nabyifuza rwose ibisazi bigomba kumbamo, ibisazi ngomba kugendana nabyo. Ndaje nabandi uhere no nangiye kumujyana. Rero reka no kubabwira aho namujyanye no kuntu namujyanye, naho nagiye bakandeba. Izo nkuru zimaje kumenyekana mu badekoni, induru yaravuze, abantu baravuga ati bucyana baramuroze, Mukabutera roze bucyana. Nanjye bangeraho ati cyasaze, nkababwira nubundi nibyo nsanganywe, nimubizi se nubundi ko nasaze, byongeye byajaguye. Yego shaka ngo hari ibintu abantu bakwita uri mu kigeragezo, bisaba ngo wemere icyo kintu bakwita ubyemere, kuko mu bigaragara biba ari byo, nta mwanya ufite wo kwisobanura. Iyakoheje izagusobanura mu izina rya Yesu. Utari wemera ko ibintu bya Kristo byagusarishije, uzapfa nta kibonye. Reka bakwita abasazi, bakwita umusazi, reka bakwita ikigo, ubemerere kuri cyo. Igihe Imana yabisobanuye, amagambo bavuze ubwabo bazongera bahindukire bavuge andi. Ngiye kugira ngo twigishanye mu minota 2 amavuta n'imbaraga. Amavuta. Haleluya. Amen. Deka akari gasigaye mite nkasamarayizinga, nzagaruka ku munsi w'amasengesho. Yego byarangiye rero mujyanye mu iwacu kuntu byabaye, namwe murabyumva. Mu itorero bibi bibazo natanze invitation zigira mu 1500, nta numwe wigeze ntwere n'igice cya 5. Imana mu mugisha nakoresheje ubukwe mubera se, mubera nyina, kuko ntacyo yari afite. Byasabye ngo ari ngiye utegura ubukwe ku ruhande rwiwe no ku ruhande rw'iwanjye. Dukora ubukwe, abantu batwita abasazi, ndetse n'abaje mu bukwe bari bifashe kwitama, bagira ngo barebe kuntu ubwo bukwe buri bupfe. Abo twasenganye bo basengaga isengesho rivuga ngo imodoka ibahirimane iyo barimo, ibicire rimwe ntitubashaka bagaruka igisenyi. Ubukwe bwarabaye bubera rubonobono. Mu bukwe habaye ubuhanuzi, bari baravuze ko uyu mugore atazabyara. Imana irahaguruka iciye mu muhanuzi bita Sirasi, yari umwarimu i Kayonza, arangije agira yikoza mu gacu. Imana irambwiye ngo ntuzigere wisobanura, nzagusobanura nduwiteka, nzakugirira neza. Arangije aravuga ngo mva, azamuka gutya ngo ndiyo nduwiteka. Ninjye ubikoze. Ni abantu ntibabyemerera ko n'Imana yabikora. Mbese hari imibare ureba ukabona itahura, hari karikiri ubona ukabona Imana itazihuza. Yego ariko Imana yo kabyara nijye ibasha gufata imibare wowe utabasha guteranya no gukuba, Imana ikayikuba. Niyo yafashe iyi mibare irayiteranya, irateranyika, iravuga ngo mwavuze ko batazabyara, bazabyara. Abarwanyije ibi nibatiyana nzabarwanya. Aho nari ndi mu ikote nawe ari mu gatimba, nkazajya mbareba nkavuga ngo Mana bambwirire, Mana bambwirire, Mana bambwirire. Imana iratsobanura. Tukibana abasamyinda bavuga ko atazabyara ngo imbyaro zamushizemo, nasenga nkavuga ngo Uwiteka, naho imbyaro zaba zaramushizemo ngiye ziracyandimo. Hari igihe umuntu afata indirimbo akayohereza undi biciye kuri Bluetooth, ndavuga nti nzakoresha Bluetooth nzimwoherezemo mu izina rya Yesu. Mbamuteye inda mu izina rya Yesu. Uburayibyaye. Ndabyaye. Tubyara umwana, Imana iravuga ngo uwo mwana mwita urufunguzo, kuko mfunguye imigisha yanyu yose. Nkugiriye neza ibyo nakubwiye byose ndabikoze. Waranguriraga i Kigali ntuzongera kurangurira i Kigali. Nkujyanye Dubai uzarangurira mu Bushinwa. Ugiye kuba umushoramari ukomeye, ngiye kuguha amafaranga n'agafaranga. Umwana mbamise bisobanuye urufunguzo. Urugendo rwa mbere nakoze, nagiye muri Kenya njya Dubai. Kabiri nca Ethiopia njya Dubai. Ngi inkoko ngiki, amakote ndagura ibiki byose, urumva
hari ibintu Imana igikora ukavuga ati okay, ndagira Imana yarambwiye ati uzajya urangura amakontineri n'agakontineri nzaguha umugisha. Ibyo Imana irabisohoza. Ibya Dubai uko natembere n'ibiki nawe dore yagezeyo, wabyumvishije nabagerayo. Hari umuntu waririmbye ngo nta muntu bitabera nta n'uwo bitakwira nuko bitinda kuza, ni umuntu nk'abandi nta tandukaniro. Imana ikwibutse none ejo abantu wakwambara ukaberwa keretse utabibonye, wavuga igifaransa. Imana ntirobanura ahubwo mu isi yose, wowe uko waba uri kose ibindi ntibikureba. Naho waba ufite abana 5 upfa kuba uyubaha, Imana ikwibutse none wakwibonera umusore. Imana ntirobanura abantu ku buto ahubwo mu isi yose, naho waba warabyaye upfa kuyu. Kandagize akanyuma nsorejeho, Imana mu mugisha irangije itangira kuntuma mu Bushinwa. Nakandagiye mu gihugu cyo mu Bushinwa nkatisha itike ya Katari, mvi Kigali ngiye na Rwanda. Buriya Katari na Rwanda ni ibibyara barakorana. Mva ngenda na Rwanda ngeze Katari, ngenda na Katari ngera mu Bushinwa, ngera aho bikorerwa utuntu twose aho dukorerwa, njya kwirangurira ibintu biva mu ruganda biriho amazina yanjye. Urabyumva cyangwa ntabwo byumva? Shaka ngo abavugaga kazantera umwaku ngeze mu Bushinwa, ngeze mu ruganda mu isoko ndatambagiye. Dore umwaku wo mu Bushinwa, umwaku wa Dubai, umwaku dodo. Ngo azantera iki yawe? Komeza untera umwaku mu izina rya Yesu. Yarashaje afite ibiheri, afite iminkanyari. Naramusengeye mutera rivase, mutera marishariyeri, iminkanyari iragenda. None ubu ni mwana duza. Ubameze neza mu izina rya Yesu.